Tekereza umunsi umwe ubyutse ugasanga ikirugo gipfukamye kirimo gusenga, gisoma amagambo y'Imana mu mirongo ya Bibiliya kandi mu buryo bwumvikana, kiririmba indirimbo zihimbaza Imana mu majwi meza aryoheye amatwi, cyangwa se kirimo kwigisha ijambo ry'Imana ku cyumweru cyangwa ku yindi minsi y'amateraniro bitewe n'umunsi wo gusengeraho. Ibi ntibigitangaje ko robo zabikora hifashishijwe ubwenge buhangano, ariko ikibazo nyamukuru twakwibaza ni iki: mbese robo ishobora kuba umukristo? Mbese robo ishobora gukizwa? Cyangwa se ni ubundi buyobe bwo mu minsi twita iminsi y'imperuka, aho ubwenge buhimbano cyangwa se AI cyangwa se Artificial Intelligence burimo kwigarurira isi? Inama y'u Rwanda TV, urubuga rwawe washimiraho Imana ku bitangaje Imana iba yakoze, ndetse ukanamenyeraho aho isi igeze, cyane cyane ishorewe n'ikoranabuhanga. Njyewe ni Papa Tonto nk'uko bisanzwe. Fata icyemezo cyiza ukore subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, ujye ubona n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi bikwereka aho umukristo akwiye kubana n'ikoranabuhanga ry'iyi si tugezemo. Niba kandi ikiganiro kigushimishije, why not duhe ka like, unagisangiza umushuti wawe nawe amenya aho tugana, ndetse aduhe n'igitekerezo cyangwa utubaze icyo wifuza kumenya kuri ubu bwenge muri comment. Tuzabiganiraho mu kiganiro cy'ubutaha. Njye ni Papa Tonto nk'uko bisanzwe. Uyu munsi ngwino tuganire ku kibazo kibazwa na benshi, ku cyerekezo isi irimo kuganamo, aho imashini ndetse n'ubwenge buhimbano, robots and AI birimo kugenda byinjizwa mu bice byose by'imibereho ya muntu, kugeza ndetse no mu rusengero. Iki kibazo nta kindi, ni ikibazo kigira kiti: mbese robo ishobora kumenya Imana? Ishobora se gukunda Imana no kuyikurikira? Cyangwa inzira y'agakiza ni inzira yagenewe gusa umwana w'umuntu? Reka tubirebere hamwe. Nyemerera tubanze twibukiranye igisobanuro cy'umukristo. Umukristo ni muntu ki? Twifashishije ijambo ry'Imana tubona ko umukristo ari umuntu urangwa n'ibintu bine by'ingenzi ngiye kukubwira. Umukristo yizera Yesu. Aha nizere yuko utakiba muri ba bantu barwana intambara yo kuvuga ngo Yezu cyangwa Yesu. Oya, ahubwo icy'ingenzi zirikana ko umukristo ari umuntu wizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Icya kabiri kiranga umukristo ni uko umukristo agirana ubumwe cyangwa umubano wihariye n'Imana. Reka nkubwire icya gatatu kiranga umukristo kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu. Umukristo ayoborwa n'Umwuka Wera. Hanyuma icya kane twaguteguriye tugira ngo twibukiranye ni uko umukristo atabeshwaho n'ubwenge, ahubwo abeshwaho no kwizera. Robo ye ni iki? Robo nayo ni imashini umuntu yaremye, ndetse ayiha n'ubwenge buhimbano buyishoboza gukora byinshi mu byo umwana w'umuntu akora, ndetse no kumurenza, kugeza aho benshi muri twe banafite ubwoba ko zigiye no kudusimbura mu mirimo twakoraga, zikoresheje bwa bwenge buhimbano twakomeje kuvuga. Zishobora kwiga zikamenya gukora ya mirimo yose ikorerwa mu rusengero, irimo gusoma no kwigisha Bibiliya, kuririmba kandi neza indirimbo zihimbaza Imana, kubyina n'ibindi natwe dukora mu rusengero. Ariko se ibi byatumye iyi mashini yitwa umukristo cyangwa se umwe mu bizera? Kugira ngo tubyumve neza, reka dufate iki ngiki mu mutwe. Ubukristo si ugukora amabwiriza twashyizwemo, ahubwo ni uguhinduka. Ubukristo kandi si amakuru menshi dufite ku by'Imana, ahubwo ni agakiza twahawe cyangwa se gucungurwa twacunguwe. Ibi twabyumva twifashishije amagambo ari muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 19, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, kandi ko kumenya ko habaho Imana imwe bidahagije wowe umukristo, kuko ngo n'abadayimoni babyizera ariko bakaba batarabashije kugirana ubumwe n'Imana. Nibyo, izi mashini nazo zibasha gukora neza ibyo zigishijwe, birimo kuba zasoma kandi zigatunganya amamiliyoni y'ibitabo arimo na Bibiliya kandi mu gihe gitoya, kuba zishobora kwiga kandi zikanamenya uko umwana w'umuntu ahimbaza Imana, uko avuga ndetse n'uko yitwara, yaba ari mu masengesho cyangwa n'ahandi. Aya marobo kandi ashobora kuba yahimba ndetse akanaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, ndetse rimwe na rimwe kurusha n'uko twebwe twabikora. Ariko nubwo bimeze bityo, ikintu gikomeye nifuza kukubwira muri iki kiganiro
ni uko izi mashini cyangwa robo cyangwa se AI ntizigira ubugingo, nta n'umutimanama ndetse ntizishobora kwihana. Izi robo ntizikora icyaha, bityo ntizinashobora gukizwa birumvikana cyangwa gucungurwa. Zishobora kwigishwa no gutozwa kugenda nk'abakristo, ariko izi robo ntizishobora kuvuka ubwa kabiri. Izi robo zaremwe n'abantu baziha ubwenge bukorano, ariko umuntu yaremwe n'Imana imuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Ubukristo busaba kubyarwa n'umwuka, ariko izi mashini zo zikenera gusa kujya zongerwamo porogaramu zigezweho, icyo twita system update, kugira ngo zikomeze zikore ibyo zashyiriweho. Muco tudukurikiye rero, dore ibyago bigutegereje nutagira amakenga kandi ngo usobanukirwe n'imikorere ya za robo ndetse n'ubwenge buhimbano AI. Ntabwo ari ukugutera ubwoba, si ukugutera ubwoba, ahubwo sobanukirwa n'imikorere n'imiterere y'amarobo ndetse n'ubwenge buhangano nk'uko birimo kurushaho kwinjizwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Otherwise, dore ibyago bizaba bigutegereje. Ntuzatangare ubonye mu minsi turimo kwinjiramo izi robo zikora ya mirimo yose yo mu rusengero twavuze, ndetse yemwe zikanategura inyigisho n'amasomo atandukanye y'iyobokamana, ayo twita teoloji, cyangwa se zikanatanga ubujyanama mu by'umwuka zitangirwa kuri murandasi. Umukristo rero wo muri iyi minsi ufite ibyago bikomeye byo kuzitiranya ibikorwa by'izi mashini, ubwenge buhimbano ndetse n'inyigisho nzima. Ari nayo mpamvu tugukangurira kuba maso no kugira amakenga mu byo wumva ndetse n'ibyo ureba, cyane cyane binyuze mu ikoranabuhanga. Uhora uzirikana ko ubukristo buba mu mutima no mu bwenge bya muntu, atari mu magambo nk'uko izo robo zishobora kubikora, aho wazigereranya na ya nyoni tuzi twese yitwa kasuku, ifata mu mutwe amagambo ikayasubiramo neza, ariko itabasha gusobanukirwa n'uburemere cyangwa ibisobanuro nyabyo byo iri kuvuga. Ibi twabibona nanone mu magambo y'Imana ari mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 10, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Izo robo rero ntizishobora ndetse ntizizigera zumva cyangwa ngo ziyoborwe n'umwuka wera. Ibyo byo ntabwo bizashoboka. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, wakwibaza ngo none umukristo akora iki? Mu by'ukuri umukristo ntazahagarika iterambere ry'ikoranabuhanga, dore ko na Bibiliya bivuze ko ubwenge buzagwira. Ahubwo ukwiye kuzirikana ko ubukristo bwawe butagomba kuba ikigare cyangwa amagambo n'amabwiriza wahawe n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo bugomba gushingira ku mubano ufitanye n'Imana, bugashingira kandi mu mutima uwo izo robo zitagira. Rinda umutima wawe, ahubwo ukoreshe iri koranabuhanga nk'igikoresho mu gukorera Imana ndetse no mu bundi buzima bwa buri munsi, aho kwemera kuyoborwa naryo no kuba umucakara waryo. Sangiza abandi iki kiganiro nabo bamenye ko robo ndetse n'ubwenge bukorano bidashobora kwizera Imana, kabone n'ubwo hari imirimo ya gikristo bishobora gukora. Jya muri comment tubwire, wowe urimo kubana n'ubwenge buhimbano gute, cyangwa n'aya marobo witeguye gukorana nayo gute? Kanda like kuri iki kiganiro, ariko ntibagire gukanda subscribe, kuko no kudutera imbaraga muri uyu murimo. Aya ni Amarira y'u Rwanda TV nk'uko nabikubwiye, kandi ngiye ndi Papa Tonto. Reka tubonane mu biganiro byacu bikurikira. Imana ibahe imigisha myinshi, turabakunda. Bye bye.